Salama salama. Ngwino garuka hano. Urananzo mugabo nukuri kwima. Ngufashe kwiyahura. Mazangisangwa no kwiyahura byananiye. Ndikushyiraho gutya umva ni kubabara mu ijosi. Kandi hano ntago nababazanywa. Haca peti imitsingi cyane. Hakundi kuntu nakiyahura uburyo bworoshye. Wibinyibutse kwe nani isoni shati bambwire ngo ninjye ku musuri w'abarankunda musetse noneho ngezeyo nsanga meze ngo yamaye banamubajije se kunyereka ikibuno ni wo mutwe ngo nakinyuma yamaye mpita mvuga ati iyi si rwose nyiriho nariho pe ni ukuri kw'Imana uriranga mbabarira uriranga ariko wanditse wa mugabo nkiyahura waretse mbabariye nkabanza nkiyahura reka nkubwire akantu imbere yuko wiyahura Ndahiro Papi Valence urumva twiganye mu mwaka wa mbere icyo gihe ndabyibukana nari nararwaye oya we yari yararwaye umutezi ndabyibutse Zubi Comedy nicyo bavugaho ni Nyana Zimbwa. Yes, aba Big Towners, yo navuze ngo Big Towners, icyo mugomba kuvuga ngo hejuru cyane. Big Towners hejuru cyane, of course. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe kuri Big Town TV maze mukambaza Bati, what's going on? Big things are going. Ibintu byinshi bimeze fresh kabisa, nanje meze fresh kabisa. Ndakeka ko nawe urimo kwicana Big Town TV umeze neza kabisa. So aka kanya ubu ngubu mfite amakuru y'umutipe umujama ngo hari umujama ukunda kwigana Rusine akunda kumwigana fresh cyane uko umujama ngo arashaka kwiyahura arashaka kwimanika umugozi shaka kwiyahura ni bibi ariko sinze abantu bafata ibyemezo byo kwiyahura biba bimeze gute biba byatewe n'iki kugira ngo umuntu kwanza ngurero n'abanete kugira ngo umuntu afate icyemezo ngo uyu munsi ngiye kwiyahura biba byatewe n'iki kiba cyabiteye ubuzima buraryoshye bana usibye ko sometimes ubuzima cyo kugucyanga ariko ubuzima yo bwagucyanze ihangane tu ejo bundi biragenda neza ari hariya ngo arashaka kwiyahura katugende Ananje ko yewe salama ngwino garuka hano urananzo mugabo nukuri kwima nari mfeni yawe pe bimeze gute seze papa ni sawa ese we bimeze gute njyewe ni fresh kabisa babarira mfashe kwiyahura nuko ngufashe kwiyahura mazangisangwa no kwiyahura byananiye pe ndashaka kwiyahura byihuse ndikushyiraho gutya umva ni kubabara mu ijosi kandi hano ntago nababazanywa haca peti imitsingi cyane hakundi kuntu nakiyahura uburyo bworoshye ko njye nashaka kwiyahura pe kubera iki ushaka kwiyahura wibinyibutse kwe nani isoni shati bambwire ngo ninjye ku musuri w'abarankunda musetse noneho ngezeyo nsanga meze ngo yamaye banamubajije se kunyereka ikibuno ni wo mutwe ngo nakinyuma yamaye mpita mvuga ati iyi si rwose nyiriho nariho pe ahubwo ikintu kiri kumbabaza cyatumye ubu nakabaye nanapfuye nukuntu Bralirwa uri gutinda gusohora indi brand y'inzoga ngo pe nayo nyinyweye nibaza se ndapfa nsiga inzoga ku isi koko ibyo biri kuncanga ariko ngomba gufata umwanzuro nkiyahura kubaho birandambiye pe niyo mpamvu mbabarira umfashe twiyahura urashaka kwiyahura ni ukuri kw'Imana ngufashe kwiyahura bagiye kwiyahura ni ukuri kw'Imana izina ry'Imana ngiye kwiyahura ni ukuri kw'Imana uriranga mbabarira uriranga ariko wanditse wa mugabo nkiyahura waretse mbabariye nkabanza nkiyahura reka nkubwire akantu imbere yuko wiyahura Bralirwa agiye gusohora kandi ka brand akayoga karyoshye bazayisohora ryari ejo bundi ariko ni handi ngomba gupfa utaranywaho oya n'izina ry'Imana ngomba bagiye gusohora kandi ka brand ubundi se nawe reka nkubaze
urinde wo kumbuza kwiyahura ibibazo mfite urabizi uko gisa n'urutaro ufite ibihe bibazo ziba banjegera we ufite ibihe wowe bibazo saka inyuma uwo muntu w'umugore yagira gutya ntiwirukanke ko ariko mwajemo abantu b'abagabo biriya bintu ntabwo ari byo pe urabona tegereza kwanza imbere yo kwiyahura babarira ndakwinginze ariko wandetse wa mugabo wandetse nkabanza nkiyahura reka kwiyahura kwanza niniyahura se ubwo urumva biragenda gute n'ubundi ndabizi neza ko Shadibu ataragukubita ikibizo urashaka kwiyahura Shadibu reka azagukubita ikibizo mama ure nyina Shadibu do ndagatora isi mu mwazi Shadibu reka ngubwire amabere ya nyoko ubundi mani we munyereka umuntu w'umugore udatinya kwifata akiyandarika afite n'abana babiri umwana ngashaka ngo njye ngo mujye inyuma ngarabishaka ngo mbikore nko muri filime reka Shadibu ndagiye rwose pe izina ry'Imana abari guhenera imvura kugira ngo abari guhenera imvura nagahenera umujyi nayo gashwanyuka ikibuno wangegera guhenera imvura ngende imvura uko gisa byibuze wakabuze guhenera ibyuma ugahenera imvura uko gisa n'utwe ataragukubita ikibizo urashaka kwiyahura bagitimba bari umfashe uburyo bundi bushasha nakiyahura rekera ngaho reka nkubwire ni izina ry'Imana mwa nawe uri umuntu w'umugabo ujye ushyira mu gaciro reka nkubwire uwo muntu gute umuntu ujya kumusura yarangiza akaguhenera ubwo si ubwo uwo muntu nahenera abashyitsi ikibazo ni wabiteye gute se wabiteye ntabwo umuzi ntabwo umuzi ibi nabyo rero wabiteye ntabwo umuzi wavuze ngo aki waririmbye aki akinyuma si wowe wabiteye ntabwo mbizi ni wowe wabiteye njyewe nagize gutya mba ngiye kwa Shadibu urumva njye kubona mbona ameze gutya ndamubwira se ngo bimeze ngo mpindurana gutya yamaye nka ubu se nkakumira n'umusozi w'ifundi koko barabivuze koko abana ngo umwanzi nawe utamusanga bagitimfasha niyahure bwiza reka nkwereke si uri umuntu w'umugabo bazanye kanyanga inshyashya mu Mutara badukoreye kanyanga ya fresh cyane koko se ntabwo urayinywa ntiburarirwa se peti mitsingi barayurije ndihangana pe bakuraho inama imwe ndihangana pe nta kuntu ubundi babigenza bakazana byibuze indi brand ariko yuzuye intambara ya Ukraine igiye kurangira Primus bagiye kwimanura niyo yatumye se umuntu wakoze peti mitsingi akuraho inama imwe uzi ko karakana ariko katumaga mbona stani none yagakuye yararebye aravuga ngo aba basenzi ninjya ngumya kuyibaha yuzuye bazajya basinda vuba bange kwishyura inzoga banyweye ahitamo kunywa inama imwe none iyo nama imwe niyo yatumaga mbona akarira rero niyo mpamvu ngomba kuva ku isi ikimbabaje ni kimwe cyonyine nuko hari amavide Claude ntaramutirurira icyo kintu cyambabaje cyonyine Claude wihangana amavide yawe uzagenda uyasange mu gishanga mu kiraro cya Nyabugogo ntihari pe ntabwo nigize nyakura yo kuva cyagiye nta akaba ariho ndara ufite umukunzi iki umukunzi amanya uramufite si kubera icyo gihe turanakundana pe ndamwemera imyaka ingahe dukundana muheruka turi mu nda ya mama nyine nakundaga kubwira mama ase ubu nta kuntu wabigenza ukanywa peti mitsingi ko numva nyishaka basi niyo wakubita niyo yaza ikajya ku gifu ariko nkabona ko imanutse mu muhogo wawe nkayibona iri kumanuka gutya mu muhogo ijya mu gifu basi nkamenya ko wayinyweye ewa naho ngaho muherukira umukunzi cyane none se bagitire mubaze mbaza iki ni iki ubu ni umwenda oya kubyimbye gutya oya iki ni umwenda oya izi ni ruswa za leta urya ruswa muginga do kiri guseka uri guseka ukanyibutsa peti mitsingi wayipfunduye gutya ayaya
shareka niyahure n'ubundi niyahure oya reka kwiyahura none se akundi kuntu ubundi umuntu yabigenza agapfa neza ni ukunywa amacupa 200 ya Primus wahita upfa neza bagiti ni ukuri kw'Imana ninafashe umwanzuro wo kwiyahura ariko ubwo Bralirwa igiye gusohora indi brand basi ntabwo nyipfuye reka nkwere nzapfa ku cyumweru kubera iki ku cyumweru ni umunsi w'Imana ubundi njye mu ijuru upfuye ku cyumweru wahita ujya mu ijuru of course cyane rwose nese ubwo wowe upfuye ku cyumweru kubera ko abantu bose baba bagiye gutaramira Imana iba yaje ku isi ubwo urumva ari hehe najya mu ijuru duhita tuzamuka direct ako kanya wanemera nkazapfa ku cyumweru se ku cyumweru nta kibazo ariko atari uyu munsi ngaho mbabarira umanze ubwira iki gikobwa gikorera kamera nabibonye kuva kare buriya nashatse kugukubita ivide ngenda rigendana muginga we mbura ukuntu mbigenza wagikunze se aya mfite akaryo gato okay nta kibazo none se ngaho mbwira amakuru se amakuru ni sawa nigeze kukubona ukumwe n'abazungu ariko buriya baravuze ngo kanaza kubigeneramo n'abangaha gasanga ndasereye nta kindi abazungu urabazi abazungu ndabazi ikintu cya mbere abazungu cyo mbaziho umuzungu twigeze guhurira muri tuwarete arambwira ngo sucking my dick amarina ndavuga ngo ngwiki nayo nyine ndi kunyana ngo sucking ngo my dick ngo yururu ngo my dick good ndavuga si ibi ni ibiki mbanamubwira genda bangegira ubwo ubuze ahantu ujya guteka imitwe kari cyo kintu umuzungu ni wa muntu uze mu gihugu agahita aturusha ubwenge akatwigisha gukora ibintu bibi umuntu wigishije Shadibu guhena kuriya ninde Bruce Melody ni cya Bruce Melody akura arwana n'urwo mu ruhengeri kabisa nibo bantu bakunda guhinga kandi bahinga bunamye ntabwo nakurenganya Melody kabisa noneho iyo umaze gukubita uducupa nka 3 icyongereza ngo kiba ari cyinshi cyane abasinzi iyo bamaze kunywa uducupa nka 3 bahinduka vuba cyane bakava mu kinyarwanda bakivugira icyongereza gusa gute gute ariko ngenzi kuvuga icyongereza cyane reka tuvugane mu cyongereza none nta kibazo how are you how are you? Where are you coming from? I'm coming from niya Jamari. From yo niya Jamari. Shaka ikintu mbaza. From yo niya Jamari. How old are you? How old are you? Ayaya. Uwo mukecuru yapfuye mu kwezi kwa 4 kwa 8 umwaka ushize. Ungo yatuye pe kwanuza yo kwa Maria Rosa ruguru yo kwanuza hamwe hari Dodani umuntu yakundaga gusekira agahitago nagwibuka uwo mukecuru yarapfuye sha ukuntu yakundaga gasekwenga inzoga nziza sha ubundi kucyo Imana yanga gutwara ibirimarima igatwara abantu bugira urukundo. Which school did you go? Go. So go. 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 Which school? Tangiye kuba amabere ya mama. Aho ngaho ntabwo harimo imoko. Utangiye kuba amabere ya mama. Harya ikanya yitwa gute mu cyongereza? Ikanya? Ikanya? Ikanya yitwa gute mu cyongereza? Ubwo yitwa kanya. Apani kanya yitwa kanya. Mu cyongereza? Yego. Fork? Fork? Fork twigize kumwiga mu wa mbere buriya ni nge muntu wa mbere wize university urumva ayiga muri materineri. Yego.
fuka bakundaga kutubwira ngo ikira ni igihe wabaga wariye ibishyimbo ukaza ugasura nabi baravuga ngo fuka icyo gihe ndabyibutse impamvu yabimbwiye nari nariye ibishyimbo byinshi mwana nari nariye n'ibyo mama yatampaye kubera urugomo rw'inzara. harya spoon urayizi? Spoon ubwo se si uruhu rw'ipusi? Spoon ni uruhu rw'ipusi. ni uruhu rw'ipusi cyane. Knife? iki knife agura byera ariko ndayigura kabisa nubimenye. knife none se uriya rero kankubwire amakuru se ni fresh biracamo neza cyane. n'ubundi n'ibyeri yanjye urayigura tu. hari ikintu ndi kwibaza Bagiti kandi kinkomereye cyane pe mfite intimba ku mutima byanyabyo Bagiti. Rusine arashaka iki? yagutwaye iki se Rusine? mufitanye ikibazo? Bagiti yemba numva ubundi njyewe urumva ase ukoko ariko ubu ngubu mpfuye ntabwo hakuntu bankingura muri ya boro bakuramo amavide. mu mavide? mu ruganda? oya niyo wanshyira muri peti mitsingi ugapfundikira basi byibuze nanjye nkajya ku isoko nkagira ikintu marira abantu bafite icyaka. uriya abasinzi ni wa muntu ubundi uzi uko dusinda bamuginga ujya usinda se? oya koko yewe niyo mpamvu uri igicucu pe no mu mutwe nahoze mbibona umuntu w'umugabo yambara rinete ku gahanga bazambara mu menyo mu maso none so bazambara mu mutwe niyo mpamvu ubwonko bwawe butari gukora. noneho abasinzi ukuntu twebwe dusinda ikintu cyuzakwereka ko ubundi twe twanasinze bya nyabyo urumva nura n'umusinzi azakubwira ngo none se ngo umeze gute wangegeraho ubwo uwo ni umusinzi urumva. ikindi cya kabiri umusinzi akora impanuka. uri impanuka y'umusinzi niyo original abaho karite ebyiri ubundi aba y'umurokore n'iyo umusinzi. iyo umurokore aba yumva yaramira umuryango ariko umusinzi ayiyorohayo yose munsi y'umukingo urumva avuga ati n'ubundi manyinya we ndekura naye ahita yiyorohayo yose uko yakabaye urumva. ikindi uzasanga ku musinzi umusinzi apfa neza pe apfira igihe apfa aguye muri rigore wangu. noneho reka nkubaze gatoya kenshi ubundi sabwo ntabwo wawe kumbaza? ntabwo nari ndimo kukubaza. si ibyo biri neti wasize mu reka nkubaze bya seriye noneho. nta kibazo. kenshi ukunze kuvuga nkaho urimo kwigana Rusine ariko ndimo kwibaza ubusanzwe uvuga gute? ubusanzwe ijwi ryawe risanzwe bitari ibyo ngibyo by'ubusinzi? ijwi ryanjye se reka nkusetse rero kare naje urumva twari turi mu modoka twageze muri feruje urumva abapolisi bahagaritse umukecuru natwe turagiye tumuhagarara imbere nyine baramubaza uretse mukecuru ufite perimati zana hano turebe. barebye gutya basangaho F urumva baramubaza none se mukecuru iyi F ko itwara ibitingatinga iyi perimi wayikoreye byari wayikoreye ngo uyimaze iki? aravuze ngo F ngo zana hano ndebe. bamweretse gutya arareba ngo ntabwo nari nzi ko babana bo mu Biryogo disi naka bakankiriyeho. nasetse numva ngiye kurwara diyara ariko nibuka ko ngiye kuza aha ngaha ndavuga ati ntabwo nabona hano nihehera mpita mbivamo. ese Bagiti amakuru se? ni fresh kabisa. ese amazina yawe y'ukuri witwa nde? y'ukuri ako n'ayandi ni ay'ukuri nyine apana yo kubeshya. oya ntayo mbeshya. ay'ukuri witwa nde? nta mazina y'ukuri nitwa. ahubwo amazina ababyeyi banjye banyise ni aya ngayo nyine niyo y'ukuri. niyo y'ukuri? ayandi se? ayandi niyo kubeshya niyo kwibeshyera.
sasa noneho nimba ababyeyi bakwise tuvuge banyise Fred ukajya kwita nka Flo for example ntabwo mva ko urimo kwibeshyera amazina ari mu ndangamuntu noneho nitwa Twiringire Fabrice. aha si wumva se okay iri zina rya Babu ryaje gute? Ni umushuti wanjye warimpaye twe tugiye gufungura fibi yanjye urumva naho twe turi kumwe turi kuyifungura arambwira se man Twiringire Fabrice n'utu two ku mbuga amaherezo abarambwira ati noneho reka nkwereke nta kuntu twafata izina Fab tukarihina ntiribe rirerire kuriya tukakwita ukundi kuntu tureba ukundi kuntu nanone ryaba rihinitsemo tubona si fresh. Aratekereza barambwiye tumva nkubwire ndagukunda urabizi ahubwo reka nkwita izina ry'urukundo abanyise Babu. Babu uriya ni izina ry'urukundo. Ni izina ry'urukundo kubera iki? kunyeretse hasi wangegera kunyeretse ngo ino hano kwanza tugende tuganire neza. nta kibazo ariko none se Bagiti ariko mwana ufite amafaranga yagize ikibazo mwana ibintu byose kuri nose byarahenze urumva ibintu kuri nose byose byarahenze ubu se ndahagaze icyandeganye ariko mwagiye musaba nushaka guhagarare njye nagusabye guhagarara ibyo kwegama n'ibyawe noneho nibyo nandimo nkubwira ibintu byarahenze biragenda birahenda pe nibwo urupfu rutahenda koko sindabona urupfu rwiyongereye no kubera iki urupfu ngo rwiyongereye ahantu wabonye urupfu rwahenze koko rurahenze uzi gushingura ariya rusororo ukuntu bihenze oya ibyo se nibyo bihenze ahubwo gupfa wahagerageje kwiyahura ubundi kugira ngo bagabanye impfu nyinshi bagombye gushyiraho amafaranga agena gupfa kavuga ati tugufashe wiyahuye twakuzura mpaka utwishyuye byibuze nk'amadolari nk'ibihumbi 2000 aho ngaho abantu barekera gupfa tugufashe utekereza kwiyahura ni amafaranga 200 iyazari y'inka za leta urumva ukibaza nk'ayo mafaranga leta yamaze iki 200 yose noneho hari umuntu witwa Ndahiro Papi Valence uramuzi? reka nkubwire rero Ndahiro Papi Valence urumva twiganye mu mwaka wa mbere ubanziriza ya mbere z'ukwa mbere urumva icyo gihe ndabyibuka nari nararwaye we yari yararwaye umutezi ndabyibutse ariko sorry bro kuba mbivuze ntabwo ari ibya danje urumva wari urwaye umutezi pe wanawukuye mu ihene y'umukara noneho urashaka se Ndahiro Valence nkubwira amateka ye neza cyane hariya kaba gahagaze gutya kubera ibintu binini ubwo nageraga kuri YouTube nahuye na ca nimwe mu gihugu ariyo Big Town TV ikoreraho umunyamakuru Bagiti yari yapostinze inkuru ya murumuna wa Rusine yabaye trend abantu bose byabatunguye nako twafashe kamera za Big Town TV tujya kureba iby'iyo nkuru twaje gusanga ari inkuru yakozwe n'umuhungu Bagiti yayikoze mu masaha ya saa 9 yabaye trend mu masaha ya saa 8 ubwo yayikoze mu masaha ya saa 9 iba trend mu masaha ya saa 8 ahubwo twageraga mu gishanga cyo munsi yo kwa Shadibu munsi naziwe twahuye n'umugabo w'umunyamakuru Bagiti abaratubwiye ati hari umukameramani mfite muremure ariko nta kabunagira twabyibajeho biraducanga duhita dukomereza aho twari tugiye urugamba twarusubikiye nari Babu Valence Papi urwaye umutezi ariko ndi kuwukira ndi koroherwa Bagiti Papi muraza gushwana ariye mvuze ko arwaye umutezi yongo pare yarawumuvuye twakomeje Rocky no
none buriya uriya mujama ntago ari utwo dutendo gusagira. Papi papi niyo muntu wa mbere wagiye mu ijuru ngo agiye kubaza Imana igikwe ngo ese ngo ibintu bya bwombo ni ibiki, urumva. Ubwo twageraga mu ijuru twasanze umukozi waho Petero yanga kudukingura, byari bigoranye cyane. Twararanganyije amaso mu nguni n'impande ngo tureba ko twabona Imana icaracara aho ngaho ngo tuyirabure ko twahageze. Mu masaha ya 9 nibwo yahageze. Turayibaza se wa Mana we nta gikwe. Turayibaza wa Mana we nta gikwe, ibintu bya bwombo biri kubera mu isi waba ubizi. Aratubwira ati hari umukozi nasize ku isi ari woroka ikirabiranya, mwagenda amakabari yo mwifashisha kuko niwe wabibasobanuriraho kurushaho, niwe nahaye ako kazi. Twararanganyije amaso dufatiye akarere duhita tumanuka munsi, twageze ahantu bita mu Gasyata turahamubura ngo dusanga yimukiye Kabeza hepfo y'uruganda rw'amabati. Ntago naranga aderese yiwe kugira ngo abantu batazamusura ari benshi, agira n'ibiyoga byinshi mu nzu iwe, byaba ari ikibazo abantu bose basinze byahita bihinduka nk'ari ku gisimenti. Twakomanze iwabo batinze kudukingurira, tugiye kubona tubona raje ari uje kudukingurira. Turamubaza ngo ko twagiye mu ijuru tukabaza Imana ku bintu bya nta gikwe, ikatubwira yuko twaza hano ku isi akaba ari wowe tubibaza. None se ubundi iyo Mana ibasubiza ibyo yaririmbye kada. Twahise twicecekera turavuga ati icyo ngicyo ubwo tukivuyeho reka tukubaze n'ikindi. None se ibintu bya bwombo kereka ntanyweye urwungi. Twahise tubyihorera turakomeza turamubaza ngese urubyiruko kuri muragenda urwangiriza, ntago abakobwa bagishakwa, nta nubwo ubukwe bukibaho, byagenze gute? Ni wowe urimo uragenda urarura urubyiruko, ese uri kubyifashishwamo nande? Ndatwika ariko njye na genge barabizi. Impamvu nta gikwe ubundi ni nacyo cyatumye Imana itanabasubiza. Donc Imana yararebye ibona mfite ijwi ryiza ryo kuvugira ahantu hose rubanda bakaba banyumva, irambwira ati noneho ntago genda ubwire abantu ko gukora ubukwe ari byiza ariko kutabukora ni byiza kurushaho. Niyo mpamvu yampaye ko kazi wakanga gukorera Uwiteka se. Nuko mbona urabona ko ndi supi, urabona ko ntacyo mbaye nta mpamvu yo kwanga gukorera rero Imana. Ariko n'ibindi ibyo bya nta kikwimana ntago ari ibyatanje Imana, ahubwo reka nshishikariza urubyiruko kutadohoka wangu. Mana umva se amaniga yanjye Mana ni muzadoke nta gikwe ahantu hose, nta giko na Nyagasani yarabyemeye. Uzarebe no muri Bibiliya nyine birimo ko nta gikwe, ahubwo kuba mwe mwaje gukomanga ngaha Mana mumenyera umwana w'Imana ni icyaha. Ubundi bagiye bavuga ngo ubundi kwanza ubu turi kuvuga nanga ngende mucoma, ibaze ko mwe muri nk'ihene, ubwo ihene rigase ku cyuma cya mucoma bigenda bite? Ihita ikinja. Ene y'inkunguzi rigata ku cyuma cya mucoma. Kuba mwakomanze ku gipangu cyanjye muje kumbaza ibintu ku kazi kanjye nkurana n'Imana kandi nkora ntuje ntekanye, ni icyaha mwakoze. Kubwizo mpamvu rero mvuze ngo iki musa. Ubwo ngubwo twahise twigendera kuko twamaje gusanga Kariroki akorana n'Imana. Ubwo ngubwo abantu mwese mukurikiye iyi nkuru muze kumenya ko byose ari ibihuha. Nari babu munsi y'igishanga cy'insina zo kwa Shadibu. Yes babu. Babu urakoze cyane, ariko ngiye nifuzaga kumenya ese impano yawe byatangiye gute yo kwigana abantu cyangwa gukora comedy? Hoya byatangiye kera ariko ntago nanze ko ari impano. Byatangiye kera kuko n'ubundi mu rugo ninjye wasangaga wifatiye karitsiye abana n'abasekeje bamaye amabiye, urumva ugasanga nyine nakusanyije abantu nyine nakundaga no kubyinira shangazi wanjye utuntu nk'utwo two kubyina nk'irobo. Ibi biboro byari bigezweho byo kubyina gutya, urumva ngajya mbyina gutyo nyine akirirwe yasetse yigeze no kunyita amarobo.
ariko ako ko muzagakati yigeze no kunyita amarobo nyine kubera ko najyaga nanagira gutya n'ibintu bya gutya urumva nkabyina gutya umva byari danje nyine tu njye nabaye nakuze mbaho nkunda kwisanzura nkunda kwivugira ewana naba ntanahaze naje kugusura iwanyu nkahita mvuga ko ntariye ewana ubwo nyine urumva njye ndi umuntu nyine wahoze ugira utugambo twinshi nyine tu nakundaga njyewe then hari n'igihe umuntu yazaga kudusura mu rugo urumva ntareba ukuntu ameze nkanga nko kwirirwa muba agasanga mu rugo ntibahari njye n'uhari nkanga nko kwirirwa mubaza ati urinde nze kubabwira ahubwo mu rugo baza nkahita mbabwira ati umuntu ugenda gutya yaje mu rugo ariko nsaba tuwarete bagahita bamenya ko ari Sebazungu utwara moto ewana n'utwo ngutwo nyine tw'udutero nagendaga ngira byatari ariko hari n'akantu bagti wihangane kuba natinze ewana naje byirukanga cyane nagiye kure mwana ibintu byo mu Rwanda ni danje bro urumva yewe data we nagiye kuri banki urumva man hari umurongo ibintu byose byuzuye ewana hari umurongo umeze nka gutya urumva noneho hari umugore wari wicaye warutonze imbere yanjye banamwashije se mama ko ndi kwihuta kari 8,000,000 kandi wumve ko ikintu cyakiri gutinza yari kubikuza 2,400 waba bari kari 8,000,000 waretse nkajya imbere yawe nangize kubikuza nkahita nyaguha urumva ewana mukecuru mbere bamba man ahantu hose harimo ubushyuhe ibintu byarakomeye shedi batanga kinyuma ewana mwana byari insazi bro wihangane kuba naje nzanye itabi ryawe naryibagiye pe wisurakara oya sha wihangane bro wihangane pe ariko ntaribi itabi ryo twanarikoreshereza kuri phone tu ngaho ukomeza umbwire so bigufasha iki ibi bintu kuko ukora comedy fresh kabisa ariko ndimo kwibaza uzi hanze hari ama stand up comedy hari ibintu byinshi bitandukanye mu Rwanda naho n'ahandi henshi hari comedy zo kwactinga izi ngizi zo kwactinga comedy zisanzwe so wowe impano yawe ikoresha gute ngewe impano yanjye nayikoresha muri acting mu buryo bwose ushaka ntabwo ari na ngombwa uko ushaka burane ko nanjye wambona tu ikungukira gute kunguka mu Rwanda se shaka kunguka bibaho ni ikizavamo ngo kivuyemo turaguhamagara tukakubwira ati hari cyagenze gihora cyanga kuvamo sinzi impamvu nyine mu Rwanda nago turatera imbere cyane ariko hari n'ibindi byinshi biba bizagenda biza nk'ibyo byo kujya muri stand up comedy ba Mercy nigeze kujya muri repetition yabo gatoya dupanga ko tuzakorana then wabona nabyo bifite gahunda hari n'abandi benshi bazanya approachinga nawe uri umukire bro n'igihe wahita uvuga ati petit tubigenze gutya tubitware ku murongo mwiza bigende neza wigeze gutera comedy umuntu maze ugategeza kaseka wapi ugategeza kaseka wapi bro ibyo bintu byigeze kumbaho ni ukuvuga ngo umuntu yambonye nakoze akantu ka danje ahita yumva ko n'ubundi ninza iwe ndakora akantu ka danje arampamagara iwabo anyishyura 10,000 ngo ninze musetse bintunguye urumva mwana ndagenda nkubita hirya hino ahubwo kugira ngo baseke abana bawe bakajya barira urumva kumbe singamenye yuko batari gusetswa nanjye ibiryo bamaye byari by'abana ibyo bintu byarambabaje kweli kumva ko nyine ndi gusetsa abantu ahubwo kugira ngo baseke bakarira Zubi comedy nicyo bavugaho ni inyana zimbwa kubera iki ni ngutu Zubi comedy man uramutibara abatipe banamuka bro ko bararenze banamuka tu ako nago bandusha ago bandusha basenzesha ako ninde wandusha bro nago bandusha ngabazamuke asante sana urakoze cyane urakoze cyane nawe wakoze sinzi nimba ari icyo ushaka kutubwira cyangwa kubwira abarimo gukurikirana Big Town TV uzi ikintu nshaka kukubwira se ukene bumeze nabi nta kantu ndiho bro ariko manu ujye we nabonye ukomenekana n'aba diaspora cyane ujye ubabwira mani banyandikire mbasetse online hari ukuntu nsigaye nteranya abantu bakamamagara nko kuri WhatsApp cyangwa se tugakora groupe akaba ari ngiye uba waheri nkavuga koko nkayavuga nkabasetsa nyine byanyabyo bakishima
bakanandemera. So ubona ko kwiyangira imirimo nibyo bigezweho. Nibyo bigezweho nyine Na Fofo Dance yari yangiye imirimo ya online dancing. Ya online nanjye biriya bintu ngiye kubishyiramo imbaraga. Umva mu mwaka utaze stand up comedy rabikiriho. Ibintu byose ni online kabisa. Nsetsa aba diaspora online bagaseka bakenda gupfa. Bakenda gupfa. Ari no kigeze kuma sibye ko nawe yari nk'inzara nkawe. Ariko naye naramusekeje harashya nyine tu. Ari umuntu wari warankunze byatari uziranye na Rocky aravuga ati uzamuze nawe. Ahita mukubita namba yanjye ahita nyandikira avuga ko ari Rocky bamuhaye namba yanjye. Ewana turapanga fresh yandemeye 1000. Ako nyine cyarakoze tu. Icyo gihe naye nabuze aya mega nahise nzibona. Okay. Sawa urakoze cyane. Kuba urimo kurikirana Big Town TV turi kumwe ikintu nabwira Big Town TV. Abantu bakurikiye Big Town TV. Mani bakore subscribe. Bakore like, share, comment. Urumva? Ikindi kintu bakora urumva? Banga kubikora uzanakora. Asante sana. Until next time. Ciao ciao. Ciao.